oya mace niko kunesha nababwiye nabwo ngo mace yarangiye igitego kimwe ku busa igitego kimwe cya Etincelle ku busa bwa Rayon Sport ubwo rero n'ubundi niko mace yarirangiye ariko umusifuzi ahereye kure atanga avantage kuri Rayon Sport nako atagize nabega bitsigana kubera uriya musifuzi ubonye penalty yanze hano ubonye penalty yanze ubonye Fonganye yateze igitego yaraririye baracyemera ariko mbega abasifuzi bo mu Rwanda ahubwo amakipe rero sasa ibyo byabaga nyine Rukwanga Jean ya Siporo ijambo navuze ejo ndongera ndisubiremo naravuze ngo nguseka neza seka nyuma ubu no usaba wese kaneza sekanyuma umupira ntabwo ari intambara kuba mwarangaje tukanganya mwaturusha mu minota 5 asigaye iminota 10 asigaye amanota 12 tugiye guhangana nukuvuga ngo intambara ni nyingi ariko ejo ibintu twavuze ari ibyo twaravuze ngo mwebwe muraseka cyane mwebwe se Fonganye nta cyo ntabwo yarariye Fonganye we ntabwo yibye abasifuzi ntabwo babonye uriya musifuzi ntabwo ari umujura uriya musifuzi ntabwo wamubonye twe nawe bipfiriye twagerageje gutegura ibyacu ariko umupira uridunda nta kwiba kwabayemo nta musifuzi watwibye nta Etincelle yatwibye umupira n'ukugenda niko byari byagenwe ariko aperi ibyo yakoze ejo mwana bibonye iriya penalty ntabwo yariyo ni ukuvuga ngo rero football c'est pas la guerre tusigaje imikino nimba irenze 10 cyangwa nimba ari 10 tugiye guhangana intambara n'ingindi intambara n'ingindi aperi nayo atangiye kubashungera bite urumva ngewe numiwe batsinzwe barara hano twagiye tubasengera barujwe n'abandi bose twayoboye impamvu baraye Sarupongo yamwe ngo yateguye ngo twego turatsindwa kuba tudatsinzwe Sarupongo arasebye ahari hose naze mu kuri kaze y'inzoga kubera ko yasebye ntabwo byari gukunda burya reka twere kuvuga ibintu byinshi wa mugabo iyo Etincelle irangiye dutsinze hari kwiyahura benshi ubwo nanjye nari kugenda Damuru ndi mu kiganiro reka kuvuga sha ibintu bindi nsuraga baca umugani mu Kinyarwanda ngo iminsi igisambo ni 40 ubwo nigera tuzacyanura igikombe tukiriho wa mugabo ariko wa mugabo nakuvuga ko ni mu kiganiro hano kuri stade none ko kiri gufosinga wamba bari wowe amanota 5 arimo aperi tuyiteze ni match imwe n'igice ubundi twe match ziri imbere turi tayari nta mukino ushobora kutugora twebwe umukino isigaye tuzayirangiza ahubwo umukino izatwara igikombe ni ku itariki y'ukwezi kwa 5 dutsinda aperi ibitego 3 n'ibyo yaduhaye natwe tuzasubiza ibyayo inuma y'ubundi yebwe y'u Rwanda ngo huguha icyo wahaye umuntu nawe ugomba kugisubizwa bavandimwe sindavuga amagambo menshi yari Kabanaga TV mujyane mikoro zanyu ciao akoze cyane uyu mukino ni umukino wa arbitre yasifuye neza mu by'ukuri arbitre Aline iyo asifura neza umunsi w'ejo kuwa 6 agasifura nk'uyu munsi ndizera ko aperi yakagombye gutaha maramasa ariko hari ikiri inyuma ariko nta manota 5 asigayemo ni match imwe n'igice turakwijeje neza ko igikombe Rayon Sport tukicaye 100%.
Elmereki arahira rutiriwe uvuga byinshi ntibazatwara igikombe bari imbere. Twe turahangana n'ikipe imwe ni APR FC. Yego. Nta nubwo yazigeraho kuko arahira uyu munsi niba yarayitsinze ibitego 2-0 ejo bundi bakazaba bazahura ni ibitego 4 cyangwa 5 ku busa. Bikwirirwa bishyira hejuru rero bace bugufi bagende gake. Ahubwo icyo dusaba wenda abasifuzi bo mu Rwanda basifure neza uko umukino ugenda bari ko usifura bere kujya batanga ibintu by'amahugu basifure nk'uyu mwarubitre usifuye uyu munsi. Yego. Peace Cup ni nko kureba igikombe cy'amahoro twatsinze polisi kimwe ejo bundi 1-0. Peace Cup yo nta byo gushidikanya cyo kiri mu ntoki rwose wikwira gushidikanya. Murakoze cyane. Naje ndi umufana wa Rayon Sport durutse muri Kongo ariko naje gufana Rayon Sport ngafana na Beken. Ubu njewe ndishimiye kubona tuvanye Rayon Sport ibonye inota rimwe na nani kabona inota rimwe antanyumvishe nishimye. Nashakaga ko babona inota rimwe kuri rimwe ndi hagira umuntu babara muri bombe. Ubwo rero we nta wagumye uhagamye reka twegere mwete. Sasa kuri Rayon Sport ndikubona igikombe cy'amahoro nico turiho nico tugomba gushikiye byanze bikunze polisi tuzayikubita. Nico gikombe tufite mu ntoki tuzayitsi. Polisi ni umugore wacu. Polisi iyo tugiye gukina ibizi ko turayitsinda nawe ibi bizi ko turi witsinda. Merci murakoze. Ngiye umufana salama. Oya Rayon Sport iracitse urabyigizwe n'abasifuzi. Abasifuzi bayibere kugira ibone iriya nota rimwe ni umusifuzi uri bahaye. Twabonye yasifuye nabi. Twabonye penalty yari yagakwitanga nicyo cya mbere. Ikindi nanone twakinye nabo tudafite defenseur Gedeon ntawe ari Desaye ntawe Kiza Hussein ntawe bakinye n'ikipe ya kabiri. Ikipe ya kabiri inaniwe kuyitsinda. Ndakubwiza kubera iminota rimwe twe ntago ridushimishije. Iyo twiteze ni APR hanga twuze turi furu twese nta kibazo. Ariko rebye nta kibazo iri nota rimwe rirahagije nakundi. Mbo nanje ndi umufana wa Rayon Sport baba nduye Rubavu aba ngumuka murenge wa Cyanzagwe nitwa Atekimana Theoneste. Nanje naje gufana ikipe ngunda cyane kuva mu bwana bwanje na data na mama ariko nukuvuga ngo resulta turi ngabareyo twiraye ubundi iyo tuza gushama bakinyi baraduse mu icyo cya kabiri ubundi tuba twakubise ibitego 2 tuba twatsinze kare ariko noneho etc ariko mfite icyizere yuko igikombe ari canje igikombe kunda ari canje dufite finishers zikomeye cyane. Igikombe turakijanye yo gose uzabimbaze tuzarimba inzinzi ndashona ikese ya fanda nibwo ngafanda nzakanda kenye yizana numero yawe musaza mumeze nk'umutima twagiye ngatubwire rero urabona kuntu bimeze rero etetseri wayibonye ariko yakinye neza ariko kira gitego cya Reyo ntabwo wapi ntabwo abafana twese ntabwo turi kubyumva kimwe ntabwo bibaho kabisa igitego cya Oruje none se ejo waravuze hari ukuntu wabitubwiye ibyejo none rero uyu munsi nayo hari ukuntu ubu turi mu mavuta abafana ba APR tugiye gutaha Kigali tumeze neza turi mu mavuta kabisa.